ubuso bugera muri 550 ibyumba 4 dushe na toilette 3 salon na salle à manger nini parking y'imodoka enye cyangwa z'amajipe rooftop ubwo ni inzu nziza cyane mbazaniye iri hano Kabeza hano heza Kabeza hafi y'umucyo Kabeza hafi y'isoko ni inzu y'akataraboneka hano tuhafite jardin nziza cyangwa se indabo zigiye ziteye gutya kuri parking urabona ko ari nziza cyane parking yacu urabona ko ari nini cyane ese waba urimo kudukurikirana ushaka kujya amazu n'ibibanza kanda subscribe kuri iyo YouTube channel yo bita Elisa Real Estate niho honyine hacaho imari nziza kandi zirenze dukomezanya rero ino parking mwayibonye inzu yacu ifite rooftop ara hejuru murimo murayibona ni rooftop iguha view nziza cyane y'agatangaza ariko se nuhindukira noneho gutya nibwo ubona noneho gate cyangwa se gate yo winjiriramo urabona ukuntu ari ndende urimo kwinjira ku nzu yacu urumva ko ari inzu nziza cyane abantu bakunda inzu nini zitubutse z'imiryango iyi nzu rwose ni y'umuryango hano rero hari akantu keza cyane ko yakoze gatanga privacy ni ukuvuga ngo kano kantu kameze nk'agakorotire cyangwa kageti niko gasepara hano kuri chambre principale niho ushobora kuza ukicara utagiye kuri rooftop urabona ko hateyeho indabo nziza kandi hakaba hari na tapi mbese ni akantu ka privacy umuntu uri muri chambre principale ashobora kuza akiyicaraho cyangwa se akaccessinga urabona ko ari akantu keza dukomeza rero hano hari ya rooftop ngira ngo murabibona ko zino stairs zijya hejuru kuri rooftop yacu ariko hano noneho tuhafite naka balcony keza cyane kameze neza kandi kanini iyi nzu igiye yisanzuye ntabwo inzu yaba iri mu buso bugera muri 550 ngibe ari ntoya na gato dukomeza rero tuva kuri balcony twinjira hano noneho kuri salo yacu dufite salo nziza salo nini yisanzuye salo ifite plafond nziza cyane ya gypsum itara ryiza rifunzemo neza cyane design nazo murazibona dufite hano TV stand urabona ko iyi salo iryoshye cyane ariko nanone duhita tunakomeza tuva kuri iyo salo tuza hano aho dusanga design nziza cyane imeze neza kandi nayo ifunzeho itara ryiza turakomereza kuri salle à manger dufite salle à manger nziza imeze neza rwose nayo ubona ko yisanzuye ibintu byinzi byose biragutse ni binini cyane birahagije dukomeza rero hano tuhafite igikoni ni igikoni cyiza cyane ngira ngo nawe urimo urakibona ijisho riraguha ni igikoni cyisanzuye kigari kandi kirimo n'utubati twiza twinshi duhagije ibikoresho byose byo mu gikoni hano wabishyiramo ukumva uri comfortable hanyuma hano uno muryango ujya inyuma mu gikari ubwo ndavuga ku manex ngira ngo naho urahabona yuko hahagije reka rero duhita tuvayo ntabwo turi butinde cyane reka duturukana aho ngaho duhita dukomereza hano noneho aho dusanga ibyumba hano tuhafite icyumba cya mbere ubwo ni icyumba cy'abashyitsi dukomeza kandi tunihuta hari bathroom yacu urabona ko ari bathroom nziza kandi nirimo n'amakaro meza cyane reka rero babanyerekere n'icyumba noneho urabona ko ari icyumba cyiza kinini kandi iyi nzu yose igirimo plafond nziza ya gypsum bose mu byumba byose dukomeze rero duhite tuva aho ngaho twihutane tuze hano aho dusanga ibindi byumba bitatu ubwo tubonye ibyumba bibiri hano turahasanga icyumba cya mbere ubwo ni icya kabiri nyine ni icyumba cyiza cyane nacyo kinini kirisanzuye rwose kandi ni kigari hano tuhafite umuryango ushobora gusohokeramo ugiye mu gikari udaciye muri koridoro so hano rero tuhafite bathroom y'ibyumba bibiri ngiye kubereka ubwo harimo kiriya cyo maze kubereka n'ikindi kimwe cyo ngiye kubereka hano hari ikindi cyumba ibyo byumba bibiri byose bikoresha ya dushe maze kubereka na toilette turabona ko nacyo ari icyumba cyiza kandi kinini duhita dukomereza kuri chambre principale ni karibu cyane kuri master bedroom yacu turasanganirwa na garde-robe nziza kandi nini urabona ko rwose ihagije reka duhindukirane gato duhita tujya hano kuri bathroom dufite bathroom nziza ni bathroom nini nyine ya chambre principale urumva ko ikwiye kuba ifite itandukaniro hano tuhafite akamira keza lavabo nziza mbese navuga byinshi kuri bathroom ariko nawe urimo urabibona ko ari nziza cyane dukomereze he mu cyumba nyirizina dufite icyumba cyiza kinini cyisanzuye kirimo nacyo design
nziza cyane kandi ziryoshye. Urabona ko ni icyumba kigari rwose. Iyi nzu uramutse uyiguze ushaka kuyikodesha niyo deal nziza nakurangira. Iyi nzu rero iri ku giciro cya miliyoni 160 z'amanyarwanda. Urumva ko ari inzu ihendutse, ifite za details zose nakubwiye, ariko igiciro cyayo kiri very affordable. Hejuru hari ceiling nziza ya gypsum n'izindi design zigiye zitandukanye. Dukomereza hano rero, aha ni hahandi ho natangiye mbereka hari ya design nziza, cyangwa se wanasohokera ugiye nko hanze. Urabona ko ari ahantu haryoshye, sa n'uhagarara hariya ubereke kano ka design kari hano. Urabona ko ari design nziza yibuye ryubatse neza cyane. Urabona ko iyi nzu rwose ni deal. Niba ufite miliyoni 160 z'amanyarwanda ushaka kugura inzu nziza waturamo, cyangwa inzu wagura ugahita ubona umupangayi kandi gakodeshwa neza, iyi nzu ntigucike. Mutuvugishe tuyibagezeho. Channel ni Elisa Real Estate. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibaho umugisha mwinshi n'amafaranga.